bimeze bite bana wanjye, none twizere ko amashusho turayafite ya Sabe n'umugore bari kumwe. Ati byagenze bite? So nkuko mubibona uyu mukobwa na Sabe bageze muri no rugo, ibyabaye barabizi hagati yabo. Icyakurikiye nuko abantu barabafashe. Umukobwa yarazi ko Sabe ari mu nzu, abantu umwe wafashe ino video yarari mu yindi nzu batandukanyijwe n'ikirahuri akajya areba ibyo arimo bibera hanze, ni nawe wafashe ino video. So icyo gihe umukobwa yarimo avugana n'umugabo ibyo yamubwiraga sinzi byari byo, gusa nuko bari bamaze kumenya ibyo uyu mukobwa nimba ari umukobwa na mugore we na Sabe bari barimo cyangwa se bari bamaze gukora. Ariko icyo gihe Sabe yarakiri mu nzu. Umukobwa icyo yakoze ni iki? Ese yandikira Sabe akiri mu nzu, ibyo yamwandikiye ntabwo tuzi ibyo ari byo, ariko ibyo ari byo byose ndakeka yaramwandikira amubwira ati Sabe turafashwe, situation hano hanze ntabwo imeze neza, shaka uburyo uhita usohoka. Aramwandikira sohoka uceho, dore murabibona arimo kumwandikira, aramwandikira. Icyakurikiye mu kanya mugiye kuyibona mu mashusho akurikiye, nuko amaze kumwandikira ibyo byose yaramubwiye ati Sabe ino situation muri no rugo ntabwo imeze neza, turafashwe, ntago byoroshye wakintuwe, umva ko twigenje, ati gira vuba. Ariko umuntu wari uri mu nzu akaba yarazi situation n'ibyabaye hagati yabo, akarimo agira ate arimo kukurura na kamera. So mu mashusho akurikiye rero cyakurikiye nuko uwo bita Sabius yakoze iki? Yaravuze ati mwaka byaramwe ndaramuka mfashwe inkurira bakimuoma muri uno mujyi, ati ndabigenza gute? Aramubwira ati umukobwa ati kirava wakintuwe, Sabe sohoka. Yarimo kumwandikira. Ubwo umugabo wari uri hanze yafashe simvuze ngo yari yafashe umugore, isindi byo arimo amubwira ati mwaka byaramusha ibintu murimo, ati murafashwe rero sha ibintu mwajemo. Urabona umukobwa afite ubwoba, arimo arisobanura ibintu byinshi, arimo arisobanura ko ni nako yandika kuri phone acunga arebe yandikira uri mu nzu. Ubwo Sabe we yatinya kiri mu nzu, yatinye undo none ubwo Sabe yageze ki yahise asohoka. Wa mukobwa asa nk'ugiye, ariko wa muntu wari uri mu nzu akomeza kumufata, abwo atasohoka mu nzu nawe amwirukaho. Sabe ahita aca inyuma y'inzu ahantu, umva urabona, arabibona, abonye ko barimo kumureba arirukanka. Murabibona arirukanka, arimo kujya kuri cya gipangu ne cya giti, reba cya giti kiri ku gipangu. Icyakurikiye ni iki? Sabe bwahise yurira kuri cya gipangu, dore wa undi agerageza kumukurikira. Ngira ngo murabibona agace gakurikiye rero gakurikiye, ngira ngo murabibona ko Sabe yarimo kwiruka. Murabibona arirukanka, yahungaga iki yarazi ibyarimo. Murabibonye icyakurikiye rero yahise asimbuka cya gipangu agwa hasi, aravunagurika. Umukobwa iyi video murayizi ngo kabyara ngayo yagiye kurira akanu umubiri urashuka, umubiri urosha, yahagurutse agana kwa ngwino mbebe. Igipangu igitsure yirutse nk'igikoko, wagira ngo birambo, yasimbutse igipangu, ukuguru kurakunyoka, none ari kurira cyane. Iyi message ndumva nanayigenera umugore wa Sabe, anyumva ahantu ari ntazasenye ngo kubera ko ngo hari ibyagaragaye ku mbuga nkoranyambaga. No, baka umugabo wawe ibyo yakoze cyangwa ibyamubayeho yemere gusaba imbabazi, ahanwa ajye mu ruhame, bamuhanire mu ruhame, ntago ari igicibwa, nta kosa ritababarirwa yakoze. Nkugira inama wabivamo Sabe, shatse watuza. tabonye
Cita muri ino minsi ngewe nkunda gukoresha imvugo ivuga ngo video bivugwa yuko kubera ko nyir'ubwite ntabwo ari yemera neza ko iyo video ariye, ni video y'umunyamakuru mugenzi wacu Sabe, bivugwa yuko yari kumwe yaravuye gukora ibyo akora n'umubyeyi witwa Ngwino Ndebe. Ni video wewe wabonye gute Cita, wabyakiriye gute ukimara kubona igiye hanze abantu bakavuga yuko ariye kubera ko nyir'ubwite ataremeza ko ariye? Ngewe ntabwo natunguwe. Iriya video yawe yasohotse hashize igihe kinini, uvandimwe yaragize ikibazo cy'imvune, ahubwo se ngewe nagize ikibazo gikomeye cyangwa se ngo kwibaza ni iki, kuko nari nzi ukuri, nari nzi icyabaye kandi nisobanukiwe neza ko gitandukanye n'ibyavuzwe ku mbuga nkoranyambaga. Kubera icyo utatunguwe rero yakira bwo nta kira kudasanzwe, ntabwo ari uko ari byo nari niteze uburyo yasohotsemo, ariko kuba byarabaye ibyo nari mbizi ko ikibazo cy'imvune cyabaye. Cita mwihangane mukomere mu by'ukuri kandi ujye ukomeza n'umuvandimwe umubwire yihangane cyane. Ndabizi neza yaravuye mu bibazo, yavugaga yuko yagiye amubuza gukoresha ibiganiro bitumirwa be, ibyo bivuyemo hajemo imvune, ibyo bivuyemo hajemo video bati Sabe yaryamanaga na runaka. Ni bibe bitoroshye ku muntu mu by'ukuri ufite umuryango kandi ufite n'umutima, buri wese ashobora kubabara mu buryo ubumwe cyangwa ubundi. Abantu bagomba kwigiramo iki muri bino bintu Cita? Iki bakwiye kwiga kubiki donc urumva ugereranije, urumva abantu ngizo video, abantu ngaho kwinjira mu miryango, abantu ngaho bla 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 bla, donc ni iki societe yacu igomba kwigiramo muri bino bintu? None Kizo Karame, umunyamakuru wowe urabona ikibazo ari ikihe ubundi? Ngewe ntabaye umunyamakuru nkaba umuntu, ikibazo ndabona kiri kubura ari ubumuntu, kubera ko buri twese buri kubaza video uyibona wabonye iki? Video nkimara kuyibona wabonye iki? muri angere yihe? Nabonye video mbona wabonye iki? Nabonye Sabe mbona na Ngwino Ndebe nkimara kubona video. Ngo message ni iyi kugira ngo binyorohere kugusubiza. Donc message nabonyemo muri iriya video. Ukuvuga ngo mbere na mbere abantu bo kuri social media uburyo babyakiriye, uburyo abantu babivuze, mu by'ukuri mbere na mbere ngewe n'ubutumwa nabwira abantu, mbere na mbere nitubanze turebe tutese umuntu yagize ikibazo koko yarwaye koko byabaye. Niba byabaye se hakwiye iki? Mbere na mbere hakwiye ihumure yo kwivuza, yego, no guhumuriza abantu kuko hari abagize ubwoba ngo ntazongera guhagarara, byamuteye ubumuga ngo n'iki, ngo ntazagaruka n'iki. Ibyo byo ndagira ngo nkubwire yuko bitari byo, ibihuha. Igihe kitarambiranye amaze kumera neza azagaruka mu kiganiro, ndetse n'uburyo azagaruka akoramo ntekereza ko buzaba bufite umwihariko ushobora kuba utandukanye n'uko yari asanzwe akora, cyangwa se bikajyana n'umurongo asanzwe akoreramo. ariko izi nkuru mwumvise ni inkuru z'ibihuha, kimuraje ishinga nonaha ni ukwivuza no kwiyitaho, ibindi byo bikazazana. Nagiye mbona abantu bakora ibiganiro, ibyo ngibyo uvuze haruguru ngewe ntari busubiremo, ntabyo nabonye muri video. Igikorwa cyabagaho nabonaga ari igikorwa cyo gutabara umuntu wavunitse kandi ubona ko ababaye, ntabwo ibindi abantu bari kuvuga n'ibindi bari kugereranya. N'abagiye gutera imetero, n'uwo nabonye umudamu w'umusilamukazi wagize ibyo asobanura. Ibyo ngibyo ntabwo ari byo bikenewe nonaha. Igikenewe ni ubuvuzi, wavunitse akavuzwa akitabwaho, ariko ibikorwa yavuzweho byo ntabwo ari byo. Yego.
nibyo mu by'ukuri bagombaga kureka umuntu akabanza akivuza akabanza akamera neza wenda kuri ubumuntu cyangwa kugirira umuntu ubuntu ahubwo usanzwe umuntu arwaye arembye utumubwira ibindi bitari ibyo ngibyo urabanza ukamutega amatwi ukamuhumuriza nibyo by'ingenzi no guhumuriza abantu basanzwe bakurikira Isimbi TV atari kumwumva ati byarahari bagezaho ibiganiro nk'ibisanzwe kandi ababizi barabizi ko Isimbi n'undi ni platform nini kurenza uwayishinze kandi igamije neza mu banyarwanda. Yego. Ubu rero sinzi niba hari ikindi utekereza wambaza, ariko yewe nta bundi butumwa natanga butari ubw'amahoro no gushyigikirana. Biriya wahereyeho mbaza abafitanye ibibazo biyunge, niba ari abasabana imbabazi basabana imbabazi, niba ari uwibeshye ku wundi ibyo bikemutse, kandi byanakemutse mu muryango cyangwa se aho abantu bahurira cyangwa n'abaduhuza. Ariko gukemukira ku mbuga nkoranyambaga byo nta gisubizo kirimo, kuko hari urugero rushinja nkunda guha abantu mvuga nti nta nama itangirwa mu isoko. Ahubwo zo kuba nagukosereza cyangwa twagirana ikibazo bigomba kurema izindi mbaraga ariko zo kudusenya. Ntabwo uzampagarika mu isoko ngo ngire inama ku ngeso wenda mbi z'ibyo nagukoreye, niba bihari koko n'ubundi bizarangira bitakiri inama, ahubwo birangiye gusebanya. Cyane cyane yuko hari igihe kuri social media bitangira umuntu yitwa ngo aragira undi inama, ariko mu by'ukuri ugasanga bivuyemo ibindi bitari ngombwa. Abafite social media buri wese ni business, arabikoresha ashakisha amafaranga n'imibereho, ariko mu buryo bukwiye n'ubudakwiye. Kuko umuntu abantu bataye bizagorana ko babutoragurira kuri social media. Ariko ntabwo ngewe mbibona nk'ibikwiye cyo kubireba tugaceceka, cyo cyararangiye nicyo navuga. Kwihangana byo umuntu arabyihangana, ariko ntabwo tunganya imitekerereze. Hari n'abantu bareba ibyo navuzweho cyangwa se ibyo Fizo yavuzweho kubera igikundiro bamufitiye, ugasanga imitima irababaye, ugasanga baguye mu kantu. Niyo mpamvu rero nakubwiye ko ntarirarenga. Igihe kitarambiranye rwose abantu bazakosoka, haba mu buryo bw'ingeso n'imyumvire, kuko niyo mpamvu ntakunda gukongeza iyi miriro nk'uko wambaza gutese ibyo kumenya imiceri n'ibiki byose urabivugaho iki. Kuko nzi neza ko ibyo bibi nshobora kuba nifuriza Fizo, abo ngewe mbikeneye. Yego. Ibyo byiza mwifuriza nanjye ndabikeneye. Uvuze ngo kubana neza birashoboka, gushyigikirana birashoboka, bidasabye yuko habaho intambara zishobora no kurema umwuka mubi hagati y'umuntu n'uwundi. Cyane cyane ko kenshi biteye isoni kubona ibintu nk'ibyo bibi ari byo sosiyete ishyigikiye, abantu bose bahagurukiye kumenya. Mu by'ukuri ndavuga ko bidakwiriye. Ahubwo ari uko ndi buvuge ngo ntibikwiriye kubera uvugwa uyu munsi ari inshuti yanjye, ndabivuga ko uwo ari we wese, inyungu iyo ari yo yose byazana, ntabwo nkwiriye kubyinirira agahinda ka mugenzi wanjye uko byagenda kose. Yego. Nk'uko n'ubundi n'inyungu ya Fizo idakwiriye kumpangayikisha. Ngewe niyo myumvire mfite, ubwo n'abandi bafite uko babyumva, ariko bizakugora kumbona mugenzi wanjye yagize ikibazo ngo mbone ndi mu bari guserebura. Kuko nizera neza ko success ufite nonaha nka kazi ya Fizo, niba ari nziza nanjye nayiharaniye burya nayigeraho. Yego. Ibibi byakubayeho cyangwa se ibibazo wagize, birashoboka yuko ejo hazaza nanjye bishobora kongeraho. Uyu munsi abantu bataramiye kuri Yago, uyu munsi abantu bataramiye kuri Sabe, bataramiye kuri Irene, bataramiye kuri Fizo, bataramiye kuri njye n'abandi.
ejo uzasanga ari wowe cyangwa uwundi mu bari kutwumva cyangwa se abo muri kumwe aho ngaho. Buriya rero kwicisha bugufi ni ingenzi, biragoye, ndabizi ko bigoye, ariko birashoboka cyane ugamije neza, ubuzi n'igisobanuro cy'ubuzima. Wabona bidashoboka ko umuntu mucira bugufi cyangwa se ko mushyigikirana, icyo bitwaye kumubanira uko abishaka. Yego. Ari naryo hame ngewe nemera mu myidagaduro. Ntabwo ndibukubeshye rwose Pizzo, biragoye yuko ngewe nawe tuzakundana tukanakorerana nk'uko buri wese abishaka. Ushobora kuzakenera inyungu ku wundi, urumva, ugasanga undi ntabwo abyumva cyangwa se arabona ari ukubyaza inyungu. Ariyo mpamvu mwebwe dukorana kuri YouTube, iyo umpamagaye mu kiganiro mbizi neza ko uri bubone amafaranga, ntabwo byambangamira ngo use ngo abonye amafaranga ngo byagenda gutya bintwaye. Ibyo nkorana n'abantu benshi ibiganiro ntayobewe ko bibazamura cyangwa bibafasha. Ariko simbangamije ngo Pizzo numara kumpa ikiganiro, nimara kuguha ikiganiro ngo ejo nawe uzazinduke uze mpe televiziyo. Iyo mitekerereze njye ntabwo ariyo mfite, nta nubwo ari nabwo buryo numvamo ibintu. Icya mbere nemera ni amahoro, ni urukundo, ni ugushyigikirana, kandi nizeye neza ko igihe kizagera ibintu bikagira umurongo muzima. Nzi niba ari ikindi kibazo ufite kumbaza. Ndasoreza kuri iki ngiki, ubuzima wowe bwakwigishije iki Cita? Ubuzima bwewe buri mu byiciro bitandukanye, ariko ndumva narimaze kubivuga. Ko byagenda ko twaba turi kuri social media, twaba turi muri quartier duhingana mu rutoki, twaba turi gukina umupira, twaba turi muki, uko byagenda kose mu buzima benshi baravuga ngo flexibility ngo ntabwo bikenewe, ngo kuba umwana mwiza ntabwo biba bikenewe, ngo guca bugufi.